ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Prophetess Kayitesi. Nkaba tugiye kuganira namwe ku kiganiro cyiswe ngo Israeli gakondo y'abizera. Israeli gakondo y'abizera, iyo tuvuze gakondo tuba tuvuze aho inkomoko. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Israeli ni inkomoko y'abizera Kristo Yesu. Hari benshi bibaza impamvu, ariko muri iki kiganiro tuzabasha kumenya neza impamvu umuntu wese akwiye kumenya gakondo ye, kuko iyo utaramenya aho ukomoka nta nubwo ubasha no gukomera mu byo wizera cyangwa mu byuzi. Tujya tubona abasilamu bavuga ko inkomoko yabo ari Imaka, bakanahagirira n'ishyaka, bakumva ko bagomba no kuhamenya no kuhabona. Natwe hari aho dukomoka, ntabwo turi abantu bapfuye kuboneka gutyo gusa. Ibyo twizera n'ibyo twemera bitagira aho bikomoka. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana muri Yesaya mu gice cya 2 ku murongo waho wa 3, tubona neza yuko ijambo ry'Imana rifite aho rikomoka, kandi n'amategeko y'Imana ngo aturuka i Yerusalemu. Ijambo ry'Imana naryo rigaturuka i Siyoni. Ibyo byose ni bitwereka ko niba twizera Yesu, tukizerera mu ijambo ry'Imana ariryo Bibiliya, tugomba kuba dufite aho duturuka, tugomba kuba dufite n'aho dukomoka. Muri iki kiganiro rero kitarambiranye, ni ikiganiro cyo kugira ngo cyongere kidusubizemo imbaraga no kongera gutekereza. Buriya umwana wese iyo yibaza ngo ariko mvuka he, nkomoka he, imibereho iramugora. Ariko iyo amaze kumenya aho avuka n'aho akomoka, imibereho iramworohera. Rero nawe mu Kristo, inkomoko yawe irahari. Inkomoko yawe ni ya yindi ya nkomoko ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yavukiye mu gihugu cya Israel, mu Nazareti, avukira i Betelehemu, akurira i Nazareti, arahaba, akorera umurimo muri Galilaya, ava Galilaya ajya muri Yerusalemu, aba ariho atoterezwa, aba ari naho apfira. Rero ibyo byose niba twizera Yesu, niba dukurikiye Yesu, bibasha kudushoboza gusobanukirwa aho natwe dukomoka. Biragusaba rero kuhamenya, biragusaba kuhasobanukirwa. Nizera ko muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro tuzamenya ukuri ku nkomoko yacu. Ndumva ari iby'igiciro kuri buri wese kuba yasobanukirwa aho akomoka n'uburyo yakwitwara n'icyo asabwa ku nkomoko ye. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Ubwo tuzakomeza ubutaha. Yesu abahe umugisha.